yarabiciye kubera ko abana barariraga ariko nyemerera nkubwirira ijambo rirakubangamira nanjye rizambangamira kugeza mpfuye aho nageze nshaka mama imyaka namaze nshaka mama aho muboneye nkasanga navunikiye ubusa nzarinda mpfa ntongeye kuvuga izina mama kosa yakoze ryonyine niryo rigiye gutuma nyine ndeka kuvuga ngo mama niryo rigiye gutuma ndeka kuvuga ngo ngiye kwa mama ntahahari abana banjye nta kwanyura ku ruhahari ariko ntukirengagize ko akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu none niba ngiye nturutse hariya ati subirayo nzakomeza ngende mama mujya gura bwa mbere mwawe rero mu rugo iwe niho banjyanye ariko twavuganiye ku irembo sinigeze ninjira mu nzu njya mvuga ngo ntabwo nzongera kurira ariko bijya biba ngombwa ko biza ko ibiba byaraciye mu mutima w'umuntu ni byinshi ariko nanze kwita ku magambo umubyeyi umwe yambwiye yanyirukanye nijoro umva nkavuga ni Mana uzamfashe sinzasenye nk'uko mama yasenye ngira ngo ni nayo mpamvu uyu munsi ndimo mbabara iyo nza kujya mu by'urugo nabona bimbereye bibi nkaruvamo hakiri kare ntabwo mfite ibi bibazo mfite uyu munsi nibwo namenyanye n'umugabo wanjye aya ntabwo ari umugabo wanjye n'uwahoze ari umugabo wanjye mpinduye imvugo kuko sinkiri kumwe nawe yahoze ari umugabo wanjye niwe se w'abana banjye ariko tukayibanamo serivisi zigomba umugabo n'umugore zikaba ariko ntahahirwa ntagaburirwa ntakishyurirwa inzu arambwira ngo njye sindabyara yakubwiye ko atabyara kandi ari we cyane ngo rega uba hano mu buryo bwa mushiki wanjye ntabwo uba hano kubera njye ndavuga kama mbaye sinshaka gusenya nk'uko mama yasenye reka nkubwira akantu gato madamu arandeba arambwira ati genda woza ibyombo njya mu gikari noza ibyombo bahereza murumuna wanjye ibiryo wowe ndangije koza murumuna wanjye yarariye amaze kurya haze akajya yegezayo ibiryo bisigaye ku isahane agakomba akabyegezayo komba nza kurya ibyo yasize umudamu ntiyigeze abona agahinda yenda twari dufite ngo navuga ati turiya tugiye kurya turamutunga maze koza ibyombo afata ibyo kurya byari bisigaye abihereza imbwa wowe ugije ibyombo nari utwo murumuna wanjye yasize ayishyizeyo yazanaga abagore mu rugo iwanjye nawe ubaturanye ati mama Yvan ugende neza harimo umugore mu nzu aravuga mwabwira umutima wanjye tuza imahoro neza abwira Imana ni Imana ukomeze umutima wanjye ntutume mvuga kinjira mu nzu ngasohoka ariko se ninde waguye ko ari indaya ko ari muri wa mukazi wanjye uri mushiki w'umugabo twari tuzi ko ari indaya rikada umugabo no kumpemukira gutyo yasohokaga hanze agategereza ngo yumve ko mvuga ijambo na rimwe n'abaturanyi ngo bamenye ibyacu rikada mu nshuti zanjye akazenguruka ngo yumve ko hari aho nasohoye n'ijambo shwi yazanaga indaya ukaryama n'ukaryama cyane nkareba mu kindi cyumba nawe kandi akajya mu cyumba cyanjye bugacya agere nkabakorera ibyo barya bakagenda nkanabaherekeza ageza ku marembo ni kazi keza yatakaza mu rugo kandi tukaryama tukabyara kwa gatatu gushira naragusamyemo nyine maze kumenya ko nasamye ndamwicaza namubwira rero mfite inda yaranyitegereje arambwa ko mu buzima ni we mugore w'ikigoryi nigize mbona mu buzima ese kuba ntwite niho mfite ubugoryi
reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwe muri kudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu, abari imbere mu gihugu n'abari hakurya y'igihugu, mwese mbifurije kugira ibihe byiza. Njye muri kumwe ni Jack Promo. Nk'ibisanzwe turi mu mwanya w'ikiganiro inzira y'umugenzi. Mu kiganiro inzira y'umugenzi naho tuganira kimwe mu bice by'inzira yagiye anyuramo bikamurushya, ariko muri uko kumurushya bimuhitane, bityo nawe akaba yafata iya mbere agafungura umutima akabiganiriza namwe mwakumva ari bishobora kuba byabafasha, mukabibika ku nkingi z'umutima wanyu, mwakumva mufite gutera cyangwa se mufite gufata iya mbere, mukaba mwamwegera mukamuganiriza mukamuhumuriza bitewe n'ahantu ageze mu rugendo, nabwo mugatera intambwe. Imbere yacu dufite umubyeyi yaje ari hano, ariko mbere ko agira hano yabanjije guca kwa Rweme Mbabazi aganira n'abakunzi bo kuri Rweme Mbabazi. Rero n'uyu munsi yageze kuri B-Light. Muraho neza? Muraho neza. B-Light wasanzwe uyizi? Ntabwo nyizi cyane ariko narayumvaga. Yego. Ni ngo rero B-Light mu magambo make ni ukuba urumuri cyangwa se kuba umucyo. Yego. Nicyo bisobanura. Nicyo bisobanura kuba umucyo. Rero ni ukuvuga ngo rero imwe mu nkuru yawe ishobora kuba ari itanga urumuri mu bantu, cyangwa se yaba yararanzwe n'ibintu mbese bidasobanutse, bikabashoboka ko abantu bo kuri B-Light bakobera umucyo. Murakoze cyane kunyakira. Amazina yawe uri muntu ki? Amazina yanjye niba hari n'uwabashije kujya kwa Gerard Mbabazi kwa Rwema, nanyuzeyo ntanga inkuru yanjye. Nitwa Niyomufasha Rebecca. Yego. Ndi umumama w'abana 3, utubatse, batandukanye n'uwo bashakanye. Ntuye mu majyepfo i Nyanza ya Butare. Yego. Nuvuga ngo uri umumama w'abana 3, ariko utubatse. Kweki wongeyeho ko utubatse? Iyi si rero iyobowe na Satani, niko nabibara. Suko umuyobozi ari Satani, ariko Yesu yemera cyangwa se Imana yemera ko ibi bibaho kuko igira ngo irebe imyitwarire yacu, cyangwa se uburyo tuba muri ibyo bintu byatubayeho, hatabara uko watsinze cyangwa se warwanye bikomeye. Niyo mpamvu uyu munsi hari abadamu bubatse n'abagabo babo, cyangwa abagabo n'abadamu babo, ukumva hari n'abandi batandukanye. Haba batandukanye n'abo bashakanye cyangwa batandukanye n'abana babo, nangwa imiryango yabo mu mpande n'impande. Ndi muri uwo mubare rero, sinubatse n'umugabo. Yego. Urihangana, ntabwo inzira ntihira umugenzi, niko umunyarwanda yaciye umugani cyangwa se yabiganiriye. Yego. Ubwo ari byo yitegereje, abona ko burya inzira itabwira umugenzi. Nk'ibisanzwe kuri B-Light murabizi ko tubagezaho ibintu byinshi byiza. Hano tubafitiye ishuri ryigisha gutunganya ikawa cyangwa se ibikomoka ku kinyobwa cy'ikawa. Ni abahanga cyane, n'abarimu b'abahanga. Hari Metere Rukaza ari nawe wigishije abantu bose muzi hano mu mujyi wa Kigali batunganya ikawa ndetse no hirya y'umujyi wa Kigali. Ni umuhanga cyane kuko yigisha ubugeni bushingiye ku ikawa cyangwa se ku kinyobwa cy'ikawa. Nawe ushaka kuba umunyeshuri cyangwa se ushaka kwiga ibijyanye n'ikawa, ushaka ko mu birori byawe cyangwa ushaka gusohokana n'umuntu wawe ariko mukoresheje ikinyobwa cy'ikawa, hamagara iyo nimero iranga kuri screen. Iyo y'inyamahanga iri kuri WhatsApp, iyo y'inyarwanda niyo wamuhamagaraho mu buzima busanzwe mukavugana. Ariko kandi nawe nimba uri umuhanzi ufite impano,
zijyanye n'uburirimbyi. Nawe iyo nimero iri aho ngaho, abantu babona amajwi yabo adakosoye neza, ndetse n'abantu bafite ibihangano ariko bifuza gushyira hanze amakorali, ashaka gukora album, abahanzi bashaka gusohora album, mwese mwanyura kuri iyo nimero iri aho ngaho kuri screen, hanyuma Amazing Record namwe tukabafasha ubuzima bukagenda neza. Reka tugaruke rero, ubundi Rebecca, inkuru yawe cyangwa se urugendo rwawe rutangirira he? Urugendo rwanjye rw'ubuzima rutangira ndi muto, kuva mvutse kugera uyu munsi. Gusa aho nsobanukirwa naho nari nshiyemo akengemo gake, kuva ku myaka 6 y'amavuko nibwo natandukanye n'ababyeyi banjye. Papa wanjye na mama wanjye baratandukanye, biba ngombwa ko umwe agucukwe n'undi agacukwe. Ni ibisanzwe byabaye nk'indirimbo cyangwa se nkabyaye n'abantu misa ya mbere. Dusigarana na mama wacu, turi abana babiri kwa papa na mama. Bamaze gutandukana rero, bumva twatangiye indi nzira y'umusaraba niko nabyita, cyangwa se y'ubuzima bugoye. Tugumana na mama wacu nyuma y'imyaka 2 batandukanye, ubwo nari ngize imyaka 8. Biranga biba ngombwa ko mama wanjye anjyana kwa mukecuru we cyangwa kwa mama we, ni ku Kibuye. Ubwo ni mu karere ka Karongi ubu. Yego, kuba hazi iyo ujyayo twe tuviramo aho bita ku Rufungo. Ndahazi ku Rufungo. Ndasanga haba amata meza cyane. Yego, na brochette. Kuba zirya. Muri make ubuzima bwanjye naho bwatangiriye, ariko nubwo nari umwana narebaga imibereho y'iwacu, kwa ababyeyi banjye babanye, induru ziba mu rugo, ukabona ko nyine byanze bikunze nta herezo ryo gusaza nari hari. Ntabwo nafata umwe ngo mvuge ngo umunyamakosa n'uyu, wakoze amakosa n'uyu. Imana nizi gukiranura abantu, sinagira uwo ncira urubanza. Ubwo Imana yabonaga ko atari ngombwa ko bazagumana. Umwe yashobora kwica undi, undi agafungwa ku bwundi. Ibafasha gutandukana, baratandukana. Mboneraho no gushima Imana ko baratandukanye, nta ugiye muri gereza, nta n'uwisha undi. Ababyeyi banjye icyo gihe batandukanye bariho, ari bazima. Ntanajya kure n'ubu ngubu ni bazima. Nubwo hari ubuzima bwaciyemo, umwe nkamubura undi nkamubona, nkabaho nk'umwana ufite umubyeyi umwe, ariko bariho bose. Inkuru yanjye y'ubuzima rero yahereye aho ku myaka 6. Ubundi kwanza papa wanjye atandukanye na mama. Urumva rega nubwo turi ababyeyi b'abadamu, hari ibyo tudashoboye kwiha. Hari imirimo runaka tudashoboye, hari ukuba tudafite amashuri, hari ukuba tudafite umwuga. Muri make tubayeho duteze amaboko kuwo twashakanye. Yego. Byaba adahari rero ikaturangiriraho. Ariko sinareka kuvuga ko hari n'abagore bameze nk'abagabo, baca inshuro bakomeye rwose kandi bagatunga ingo zabo. Yego. Sigira ngo ni ngewe umusingo mami njyenyine, nta nubwo ari nanjye watandukanye n'umugabo njyenyine. Ariko uburyo wakiramo ibintu n'uburyo bitwara n'uburyo bibamo bitandukanye n'ibya runaka. Ko hari uba nk'ikinya, ukabona nyine icyo avuga sinzeho ni ukutunga abana nta kindi. Ariko hari n'ubu umusazi, akabari, abagabo, mbese ibicuku, ukabona nta kindi kimureba, ariberaho nk'uzapfa ejo. Abo bose rero Imana hari ukuntu ibaha ibyo bashoboye. Mama wacu rero icyo yarashoboye kwari gutandukana natwe, akadushyira iwabo, akajya gushaka ubuzima. Kuvugwa ku myaka 8, njye ntabwo nongeye kubona mama wanjye. Singiye kumucira urubanza yenda ngo mvuge ngo yantaye kubw'indambi cyangwa iki, cyangwa se kubw'ubugome, ntabyo narinzi. Ngiye numva akubwa dusizaho kubera ubuzima, cyo kudushakishiriza. Byakunda tukazongera tugahura, bitakunda nyine tukaburana nk'uko byagenze. Ariko nyuma byaje kurangira tuburanye burundu. Ko ndumva mama wanjye numva mubonye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka.
nagiye gukora ikiganiro kuri Fine FM naho ntanga nsaba ni nko kumfasha kunshakishiriza umubyeyi ntanga n'ibimenyetso bimuriho ntanga amazina yiwe mvuga aho avuka kubw'amahirwe nza kumubona nshimira n'abamfashije kumubona yego n'abafamiliye banjye ngewe ntarinzi ariko naramubonye hagati aho ndashima Imana ariko kumubona kwanjye hamwe ni byiza nitwa umwana ufite mama we na papa we ariko ku rundi ruhande rw'imibereho mfite papa nagerageje kugenda ndamuganiriza ndamubwira nari narakubuze byagenze bite nta nubwo yigeze ansuhuza wavuye ni mama utaragushuje cyane mama ngiye nagiye n'ubwuzu mvuga ni umubyeyi wanjye yari yarambuze twaraburanye kubw'imibereho reka ndamubonye aho urugo rwananiriye mugisha inama nanjye ngira uwo ngisha inama ariko uko yanyakiriye byanyeretse indi sura binyereka isura ntari narabonye mbere adusiga ubwo yarambwiye ngo mama nuramuka ugize n'amahirwe yo kubona iki nawe uko kwanza n'ibyago kuko si amahirwe kuri we nanabona n'iki kiganiro azihangane nari umugore ugira ibanga ariko byaranze kubw'imibereho nsigaye mvuga kuko iyo kwanza jyewe nari umuntu kera wacecekaga ku buryo utapfa kumenya ikintu kindimo ariko imibereho nagiye mbaho cyane cyane muri iyi myaka nshatsemo cyangwa se mbaye umudamu yankoropye mu mutwe sigaye guceceka bisigaye binanira ahubwo nkavuga bikamfasha kumva nkomeye kuvuga biruhura umutima biraruhura ariko mbere ntabwo navugaga niyo mpamvu nari meze nk'ikinya ariko aho nabohokeye rwose nkabasha kuvuga ameze neza burya kuvuga ni umuti mama wanjye nagiye kumureba arambwira ngo Rebeka umwana wese wavutse kwa Loise simukunda Loise ni papa wawe papa wanjye ngende imfura ya data na mama arambwira ngo igihe wamaze tutari kumwe ninjye wabigizemo uruhare aho nagusize nari mazi iyo mba mbakunda mba naragarutse kubareba ndambwira mama basi hangane ume umwanya muto tuganire we kumbwira nabi cyangwa unteragane ureba ngo usanze nkuze tubiganireho turebe icyatumye ibyo byose utekereza bikubaho yenda nanjye mbagarira ubushuti mbonye uyu munsi nkaba mbonye mama wanjye arambwira ngo ntabwo nenda kuvugana nawe impuhwe ntakugiriye uri uruhinja rutazi kwicira inshuro ntazo nenda kukugirira ubu ngubu uri umukecuru yabikubwiye ari umubyeyi wakugiriye kugeza ni mama wanjye wampaye ibere ninjye mfura ye nitwa imfura ye kubera ko uri imbere yanjye ntiyabayeho ariko ninjye baramuye mba umukuru wacu yaba kwa data yaba kwa mama impamvu mvuga ngo kwa data kwa mama papa wanjye yashatse undi mudamu mama wanjye ashaka undi mugabo bose barabyaye rero yaba kwa data no kwa mama ninjye mfura ndambwiye se ngiye ndazira iki ndazira amakosa ya papa cyangwa se yakabaye n'ayawe igihe hari uruhare nabigizemo ibyabaye byose no kukubona igihagararo mpita mbona Loise uhagaze imbere yanjye kandi ndamwanga mu by'ukuri jyewe nsa na papa kurusha abandi bana bose icyo cyo ndakizi na papa wanjye ahingutse aha ngaho utamuzi wamwibwira icyanteye agahinda si ayo magambo ambwiye njye nari nzi yuko urabona hari ukuntu ubyara utarashatse umwana ukamwohereza kwa mama wawe kwa nyirakuru w'umwana ukahaguruka ukajya gukora ukamufashiriza aho ari utamujugunye ku gasozi cyangwa umute muri tuwarete cyangwa ngo umwice cyangwa ngo ukuremo inda nanjye numvaga ko mu mbyaro 3 mfite mbonye mama wanjye agiye kumfasha nibura mfashemo umwe cyangwa 2 nkomeze ngendana uruhinja ngira icyo mbona ntawohereza iyo rasiyo y'abana mbese ariko yansamiye hejuru
noneho ya marira yose nagendaga ndira akagenda akanarangira nkavuga sinzongera kurira. Kwihangana byaranze. Ndavuga nk'amatangazo natanze ya mariki. Umva utanze itangazo kuri radio nshaka mama. Nyine mama numvaga ari byose byanjye. Sinari niteze ko ayo magambo nshobora kuyabwirwa. Hari byinshi nagiye numva mu matwi yanjye umubyeyi w'umugabo ambwira. Nkavuga ni nuko numva uruhande rumwe byambera byiza. Njya mvuga ngo ntago nzongera kurira ariko bijya biba ngombwa ko biza ko ibiba byaraciye mu mutima w'umuntu ni byinshi. Ariko nanze kwita ku magambo umubyeyi umwe yambwiye. Ndavuga wasanga nuko batumvikana. Umuntu wese uzarebe abasilamu ntibashaka kuvuga ingurube neza. Abadivantiste nabo hari ukuntu badakunda inyama cyangwa se bategetswe kutazirya cyangwa ntibazirye. Ntibajya kuvuga ibyiza byazo bataraziriye. Niyo mpamvu rero navuze ntibyange bikunde kuba batabana batumvikana ntabwo yamuvuga byiza. Ariko ndakumenyesha kuko ibyo yambwiye byose ukuri jye nakubonye. Mama wanjye yanyakirije amagambo nk'umuntu twararanye mu nzu, nk'umuntu turi kumwe. Ntiyigeze amfata nk'umuntu abonye aheruka kera. Hari haciyemo imyaka ingahe mutabona? Gusa niba mubonye ngize imyaka 32 yari twaratandukanye mfite imyaka 8. Ubwo n'uyumva imyaka irimo mama nta rukundo agira. Mama wanjye nyine nta muntu uzaza ngo asimbure mama. Umubyeyi w'umugabo nta kintu abavuze kiraho gikomeye kuko nta gise yagiyeho. Buri ikosa ryose umubyeyi w'umugabo yakora umwana w'umukobwa yapfa kuryihanganira kuko ababyeyi abakobwa n'abase rurambikanye murabizi. Ariko umubyeyi w'umumama iriya nda utwita ari amezi 9 akugira connect n'umwana wawe. Ririya bere twonsa umwana kureba mu maso niho akumenyera kuri nyina. Hahandi uzatinya umuntu ushobora kubaza ngo ese runa nkoze nk'impanuka bikaba ngombwa ko aka kantu gapfa ntikagaragare. Ni ikihe kimenyetso cyakubwira ko ndi umuntu wawe cyangwa ndi muri famiye yawe? Tuvuga usanze nakoze impanuka aha ntihagaragara. Ibyo nari nambaye yenda ntubizi. Ni iki cyakubwira ko ndi wawe? Umuntu akubwira ngo ntacyo. Noneho ukabisubizwa n'umubyeyi w'umudamu. Mbese birashoboka? Mama wakonkeje, wakuhagiye, waguhetse, wanagutunze mu nda ye. Reka rero nkubwire, inzoka yakwanze niyo wayigaburira amatiranga ikaruka amaraso. Mama wanjye birashoboka ko ashobora kuba yarahuye n'ibibazo mu rugo rwa data. Ariko imico afite nyuma y'uko ibyo bibazo bibaye, imyitwarire n'imyifatire nigaragaza uburiwe. Njyewe atandukanye n'umugabo uko njyewe mbayeho nyuma yo gutandukana nawe niko kwerekana uko nabagaho ndi mu rugo rwe nkibana nawe. Ni nako kwerekana hanze ese ninde wananiranye mu rugo. Niba ari njyewe ese niba nandukanye n'umugabo nkajya mu kabari, ninde uhuye n'umuyede n'umufundi n'umukarani n'iki mu busambanyi ni Rebeka. Yenda wa mugabo batandukanye ntajya mu kabari, ntarara ijoro, nta ndaya yagiye mu ntaki. Uwo niwe iyo mico ni kugaragaza uburiwe. Ese ninde wabaye mubi mu rugo? Jewe rero sintinya kuvuga ko imico nagaragarijwe cyangwa imyitwarire nagaragarijwe imbere ya mama mubonye. Sintinya kuvuga ko ari we wabigizemo uruhare kugira ngo urugo rwe rusenyuke no kugira ngo umuryango tatane. Uyu munsi wa none naramubwiye ni mama nje nkwita mama, ariko nyemerera nkubwirira ijambo rirakubangamira nanjye rizambangamira kugeza mpfuye. Aho nageze nshaka mama, imyaka namaze nshaka mama, aho muboneye nkasanga navunikiye ubusa.
nzarinda mpfa ntongeye kuvuga izina mama. Ni kubera ko umubabaro mahuriye nawo ntunyemerera kwirirwa nongera kuvuga ngo mama. Mama ndamukunda pe, kuko nta wundi muntu waza ngo agire igisobanuro kuri mama. Impamvu mbivuga gutyo ni urugamba ndimo kurwana ndera abana njyenyine. Nshobora kwiba, nshobora gusaba, nshobora kugira, hari ibyo ntakora kugira ngo nkunde ngaburira abana. Ariko umubyeyi wese ukunda abana, umudamu noneho ntacyo atakora ngo agaburire abana be, ntacyo atakora ku bw'abana be. Ariko umubyeyi w'umudamu kwijishura umwana ukamuta, yagutaye akorora. Reka nkubwire, ntabwo yantaye ku gasozi, ndabimushimira. Nta nubwo yanyimye ibera aho nari ndikeneye, abyubahirwe pe. Ariko ushobora gukora ibintu byiza 999, akakosa gatukora niko kakwambura uriwe, niko kakwambura icyubahiro wakabaye uhabwa. Ibi mbivuga ntirengagije ko yampaye ibere, mbivuga ntirengagije ko yantwise amezi 9 akaba yari afite uburenganzira bwo kunkuramo cyangwa kubona igise kimufasha akajya muri toilette. Ibyo ikosa yakoze ryonyine niryo rigiye gutuma nyine ndeka kuvuga ngo mama, niryo rigiye gutuma ndeka kuvuga ngo ngiye kwa mama. Kwa mama nta hahari, abana banjye nta kwanyura ku ruhahari. Oya, ariko ntukirengagize ko akabura ntikaboneke. Ni nyina w'umuntu. None niba ngiye nturutse hari ati subirayo, nzakomeza ngende. Mama yimujya gura bwa mbere mwaburiye mu rugo iwe niho banjyanye, ariko twavuganiye ku irembo sinigeze ninjira mu nzu. Nta mwana witwa uwa runaka waroyize nshaka mu maso yanjye. Aho nicaye si mu mitungo ya so, nta kintu dupfana. Nicyo yakubwiye. Ubwo muraje ngo munsengere n'urwo nari niyubakiye, mugende nimpfa ntimuzaze kunshyingura. Namara mama niriye kosa twaba twarakoze nk'abana bawe rishobora gutuma imyaka ingana gutya ishize nguhiga narakubuze, udashobora kongera n'impuhwe namba. Ngo bonye niyumbwira ko ukiri kumwe n'umugabo wawe yenda atari imitwaro y'abana ushaka kunzanira. Urumva wamunkiriye baraganiriye, kandi baganiriye twaraganiriye. Yagombaga kumubwira ubuzima ndimo, yagombaga kumubwira uwo ndiwe, nagiyeyo yaramuganirije. Ngiye urumva kimwe mu bice by'ubuzima bwawe yari yarakibwiye. Yego, kuko yagiye kumundangira cyangwa kunjyanayo, uwe twari tumaze igihe tuvugana. Azi ubuzima mbaye, maze uko bihagaze byose yari yarabimuganiriye. Nta gisobanuro kinini nshaka kuvuga kuri mama wanjye, nta muntu uzaza ngo arute mama wanjye. Sinzirengagiza igisa yangiriyeho, sinzirengagiza ko yampaye ibere, sinzirengagiza ko yanshyize umugongo akampeka. Mama byubahirwe, ariko mufata nk'udahari kubera urumva sahari ku bwanjye, ahari ku bwa bariya abana yenda bari umunange bamukomokaho cyangwa basaza banjye, ariko ntabwo ahari ku bwanjye. Sinagenda ngo mubwire ngo akira abuzukuru baje kugusura, ntashaka no kubareba. N'uwo nagiye kumureba mpetse mu mugongo ntiyigiza kuraho n'agashuka nkamureba. Se wakuru wajishura umwana mu mugongo ukawohereza umuntu ngo akira atabishaka, ntako wabikora. Ako ni akantu gato navuga ku mubyeyi wanjye. Nshimira abantu bamfashije kubona mama, naramubonye, ariko icyavuye mu kumubona nicyo. Ikindi navuga ku bijyanye n'ubuzima bwanjye, navuze ko ntubatse. Ntago nenda gusubiramo byose kuko babashije kugera kwa Gerard, hari ibyo babonye. Impamvu mba numva ntashaka kubyinjiramo cyane, ndarira nkababara pe. Kandi iyo narize birenze, ubwo mba nsubiye hasi mu buzima bwo hasi. Hari igihe konsa byanga, niyo mpamvu wumva ntashaka kuvuga ibintu byinshi, ariko ubuzima bwanjye bwabayeho ari ubwo kwirera.
ku Muhima Rafresheri naraye muri ruhurura iminsi ingana n'icyumweru. Sinzi nari mutoya ariko ndibuka ko njya kuhava naraye muri ruhurura. Icyo gihe n'imvura iragwa, baje kuturohora twamanuwe n'amazi. Sinanjye wari urimo njyenyine, twarimo turi abandi bana benshi. Wagiye muri ruhurura kubwize nka? Naje i Kigali nzanywe n'umuntu uje kundangira akazi ko mu rugo, ari ku Muhima nyine Rafresheri, urenze ku kiraro baruka gutya, hari umudamu wamfashe bamunzaniye ngo bame akazi nyine. Yanyirukanye nijoro. Mu kunyirukana nijoro nicyo cyatumye njyayo ko nta handi nari bujye. Yego rero uko kubura ahantu njya, nagiye muri abo nyine duhuje ibibazo. Gusa nyuma y'uko yenda bandohoye irondo nyine, irondo rya nijoro, ko imvura yaguye ari nijoro, abana bose bakuyemo, nta wagiriyemo ikibazo. Umugabo umwe niwe wantwaye anjyana iwe, bajya kuncumbikira. Wari ufite imyaka ingahe? Ndumva nari nko mu myaka 14 hafi gutyo n'itanu ngira ngo. Yego. Nari muto ariko sinari na muto cyane ko nabyurutse ndi muremure. Nari muto ariko nari muremure. Mbana n'umudamu ariko banshakira akazi ahandi. Muri make inkuru yanjye y'ubuzima, umwana wese wakuze atari kumwe na se na nyina nta munezero abonera hanze. Ariko mu bitekerezo byanjye aho nazengurukaga hose, naho mfite icyifuzo kimwe. Mana wambabare nkazabona umugabo uzandinde gutwara inda ntari kumwe n'umugabo. Numvaga nyine ubuzima bwanjye bufite intego ari uko mfite umugabo. Numva gukeneye ufite inzozi zo kugira umugabo. Nkumva nkavuga ni Mana uzamfashe, sinzasenye nkuko mama yasenye. Ngira ngo ni nayo mpamvu uyu munsi ndimo mbabara. Iyo nza kujya mu by'urugo nabona bimbere bibi nkaruvamo hakiri kare, ntabwo mfite ibi bibazo mfite uyu munsi. Ariko uko nakuraga, imibereho nabonaga hanze, numvaga nyine igisubizo cyanjye ari urugo. Urushako rwawe byagenze gute? Nakoraga akazi ko mu rugo, maze kukuramo gakeya mu myaka 19, 20, nibwo namenyanye n'umugabo wanjye. Aya ntago ari umugabo wanjye, n'uwo wahoze ari umugabo wanjye. Mpinduye imvugo kuko sinkiri kumwe nawe, yahoze ari umugabo wanjye, niwe se w'abana banjye. Yanteye inda ndi mu kazi ko mu rugo. Mubwiye ko ntwite, mbona ntashaka kubyumva. Umusore wese ntago najya kubashyira mu gatebo kamwe, ariko iteka ryose umusore waguteye inda atari yiteze gutera inda cyangwa ugasama mu buryo bumutunguye, uwo ari inzobe ahinduka ubururu. Isura ihita ihinduka. Noneho njye ntiyari n'inzobe, ariko yabaye madowadowa pe, ahindura isura mpitana nabibona. Ndavuga se basi twakundanaga mu buryo bw'uburaya, nkaba nsamye utari witeze ko nsama. Nta kindi yavuze, nta gutongana, nta kugira gute. Ariko nyuma arambwira ngo watwitaga ninde wabigutumye? Yabikubwiye ugitwite? Nari ntwite, ariko ntarajya kubana nawe. Umunsi mubwira ko ntwite ntacyo yavuze, ahubwo nyuma, ariko nabwo ntarabana nawe. Mushiki we niwe nabwiye uko ibintu bimeze, arambwira ati reka nze ndaje nkwereke, ndajya kumuganiriza. Mushiki we aragenda aramubwira, mbona barambwira ati taha ujye mu rugo iwawe, ujye gutwitira iwawe. Nagiye nsanga ari nzi aba mu nzu y'ibyumba 2 na salo. Yarandetse ndinjira rwose, ariko uwo munsi yarambwiye ngo ntabwo ndi umugabo wawe. Niko yakubwiye? Ngubwo uri umugore wawe wa mushiki wanjye, kuko niwe wakuzanya
gusa si we wagushatse. Ndamubwira none se nzabaho gute, bizagenda bite? Arambwira ngo ntabwo uri umugore wanjye, wamaraga gutwita ukajya iwanyu cyangwa ugashaka ahandi hantu ujya, ngiye ntabwo nje kugushaka ngo ngugire umugore. Ubuzima wabagamo ukomeze ububemo, wishakira ibyo urya, wishakira ibyo byose, nta na kimwe kindeba ngewe. Ube hano ubizi neza ko nta kintu na kimwe kindeba. Ngende umusore. Mbese rabaye nk'uguhanze. Ariko tukayibanamo. Serivisi zigomba umugabo n'umugore zikaba, ariko ntahahirwa, ntagaburirwa, ntakishyurirwa inzu. Uwo munsi mpagerayo nasanze yarishyuye yashizemo, ntangira kwirwariza. Ndibuka ko nagize inda y'amezi 7, ndamubwira nti none se ko abadamu iyo bagiye kubyara bisaba ko bajya kwivuza mu Kinyarwanda, kwizinguza, wampaye amafaranga 15,000 wajya kwizinguza. Arambwira ngo nge sindabyara. Yakubwiye ko atabyara kandi ari we cyane. Ngo rega uba hano mu buryo bwa mushiki wanjye, ntabwo uba hano kubera njye. Ndavuga nisha kama mbaye sinshaka gusenya nkuko mama yasenye. Reka nkubwira akantu gato. Jewe nahetse murumuna wanjye nshonje, mbwira umudamu twari duturanye ko twabaga Sahara, iwacu hari Sahara, Kicukiro Sahara kwa Didi, bahazi nko kwa Didi. Ndamubwira wambabari, mbwira uwo mudamu duturanye njya mu rugo rwe, ndabwira wambabari ukama ibyombo nka byosa cyangwa gukuburira, ariko ukagaburira murumuna wanjye. Kubera inzara. Nasabiraga murumuna wanjye metse, nanjye nshonje. Madamu arandeba arambwira ati genda woza ibyombo. Njya mu gikari noza ibyombo, bahereza murumuna wanjye ibiryo. wowe Ndangije koza, murumuna wanjye yarari yamaze kurya haze, akajya yegezayo ibiryo bisigaye ku isahane, agakomba akabyegezayo komba, nza kurya ibyo yasize. Umudamu ntiyigeze abona agahinda yenda twari dufite, ngo navuga ati turiya agiye kurya turamutunga. Maze koza ibyombo, afata ibyo kurya byari bisigaye abihereza imbwa. wowe ugisha ibyombo? Nari utwo murumuna wanjye yasize. Impamvu aka kantu nkavuze mu kiganiro cyo kwa Gerard, kubera ko abana nari najyanye abana bariraga, ndanamushimira ko yaragishyize hanze, yarabiciye kubera ko abana barariraga. Tekereza umuntu w'umubyeyi w'umugore wabyaye gufata ibyo kurya, arebye ukuntu umwana mutariye, ntiyatekereza umukoro uko ari burye kandi yarari koza ibyombo, kandi ari we umusabiye ibiryo, ari abavandimwe. Afata ibyari bisigaye mu isafuriya kugira ngo ngewe nyoze, abishyira imbwa, anzana isafuriya ngo nyoze, nayo nyozanye n'ibindi. Ndamubwira se ubwo iyo maho nanjye nkaryaho, ngo nta bindi byari bihari, ngo twari dusigaye ngo twiriye mbwa kugira ngo itabwirirwa nayo. Isafuriya ndayoza, ndangije koza ibyombo byose, ndamubwira ndagiye basi murakoze. Ntahambwira murumuna wanjye si uhaze, ntiwongere kumbaza ibiryo kubera agahinda. Eze nijoro ndaburara. Nyine no kurira tubivangemo no guseka, kuko natwo mfite akarumuna kanjye gasekeje, seka ukagira ngo mfite akarumuna wanjye gasekeje rwose. Kabiri gito ukabona, ubu nibwo ntangiye kubona
ako kantu ukuntu kari gasekeje kuko nanjye mfite abangana nawe icyo gihe ariko ku rundi ruhande yarababaye. Hari n'agafoto icyambabaje nuko narayibuze twari kumweho na mama ngiye na murumuna wanjye na mama arakabuze sinzi ngo yarengeye ariko narayireba ngahita nkurura ishusho y'ubwo buzima. Sahara abantu baducumbikiye barenze 5 tuba mu rugo rwabo. Ndibuka ko hari n'igihe yigize mama yagiye kubyara undi mwana utari uwa papa yego adusiga mu nzu twenyine dukingiranye. Papa baramubwira bati abana bawe bari mu nzu bonyine ari amabandi yo kwa Didi arabasenyeraho inzu. Yaraje aje kutureba ariko ni mbere yuko dutandukana na mama kuko mama yese yihutira kubyara asanga nabyo biri mu byo bagiye bashwanira ngiye simbizi. Araza ati Rebeka ni Karame we na murumuna wawe ndavuze mukingure musohoke tugende. Ese uratujyana he? Muze tugende iwanyu. Ubwo yaratuye Nyamirambo aho yari yarashakiye undi mudamu. Namwe nge ntago nsiga mama wanjye turagumana na mama wanjye nyoko arahari ntoya yagiye kubyara. Ibyo rero nibyo ntashaka kumva. Ndagukubita urushyi rumwe rurakujyana rukutereka iwanjye muri saro i Nyamirambo. Uraza tugende ntago tugendane ntaho nge. Ni ukuri yantwaye nabi icyo gihe. Mama nawe avuye kubyara bamubwiye ko twagiye nawe azamura ikirego ati antwara abana nkande. yego Ubundi yanatureka tukijyanira na papa icyo gihe. Dushobora kuba nari kubona narize ko giye ubu ndeba ahangazi nigize njya kwiga. Nize primaire kugera mu wa 5 mu wa 4 hafi aho ngaho. Ari umuntu twavuganye arambwira ngo ariko se ngo kuki uvuga utuntu ngo ushyiramo ngo donko ngo utuntu tw'udufaransa ko tw'Ongereza. Nambwira ni rero ikoranabuhanga ryaraje. Ni nubwo waba uri muri Amerika burya nagusubiza. Ni kubera ko njya kuri internet hari akantu za application kitwa Translator. Yego. Hani ni ngo ChatGPT. yego Iyo nayo urayibaza ikagusobanura ko ChatGPT ngiye naba nubwo nzi no kuyikoresha. Insubiza mu bintu ntumva. Nkahita njya rero kuri iriya Translator iguha mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza. Ibintu byaroroshye ntabwo ari ntabwo. Rero nayo nabyita ngo ni defo niba ari iki akantu numvise mu matwi yanjye mpaka ntigashobora kunshika fa kuba kaje ntakazi ubwo nyenda gakurikirana. yego Unyandikiye nahita ngusubiza ijambo nabashije kubona ry'umuntu yanyandikiye nkabasha kumusubiza nkoresheje iriya nose. Ubu ntabwo narisuramo nkoresheje iriya tekinike wapi. Ubwo mpita nkomerezaho nkamwandikira kuko nyine harambaza nasiba kubisubiramo n'umunwa ntabyo mba nzi pe. Ahubwo kabaza amakuru nkayamusubiza mu Cyongereza n'umunwa biragoye nyine bisaba kubanza kuyaza ubwonko. Ariko no kubona narabuze n'iryo shuri byose byaturutse mu mibanire mibi y'ababyeyi. Ari nabyo mbona bishobora kuzankurikirana ku bana banjye. Ndakumenyesha ko umwana w'imyaka 12 mfite niwe mfura yanjye ageze mu mwaka wa 3 primaire. Kubera iki impamvu akiri mu mwaka wa 3 primaire ariguye umwaka igihembwe kimwe agasiba ikindi akazasubirayo ikindi. Ibyo byose hari ukujya ku ishuri atabonye ibiryo. Hari ukujya ku ishuri bakamwirukana akatishyuye ayo mafaranga babajije. Hari ukuba umwenda washaje nkabura n'ubuwudodesha ko ntabwo najya gukora ikiraka cy'ibihumbi 2 ngo nzasagure 500 yo kudoda. Ibintu byose byarahenze murabizi. Ndareba nk'abara udukara turayi cyangwa se udukaroti n'udutoryi n'utunyanya n'udusagure n'igikoma cyo guhongura kwibera. Ibyo byose bikamvangavanga bikancanga. Mu by'ukuri uyu munsi wa none ndashima Imana nshyiraho navuga nk'ifoto abantu bo bashaka kubona ariko atari we jewe. Njya kwa Gerard nagiye nambaye igitenge n'ishati
nahawe n'umuntu ambwira ati niba ugiye imbere ya kamera i Kigali hatagira umuntu ukubona mwaturanye, n'uwo ngo ugiye kuguha ikiganiro ntashobora kukwakira usa nabunuka. Ni ukuri pe ntakubeshye, ndakaraba ariko ntabwo muri iyi minsi ndi gukaraba bigakunda, kuko aho nakarabye mbere ni hano mu nda, ariko mbere nayo gukaraba inyuma bigakunda, imbere ntahakarabije ngo bikunde. Ibintu byose ntakubeshye, n'abafata amakeredi, abajya kugira ari amabanki Rambere cyangwa se amatsinda n'iki, ikibajyana n'inda. niho hano bihera, niho hantu ubundi iyo hariya hafunze hanze n'ahandi hose biranga. yego ndibuka ko hari umuntu nagiye gusaba akazi ntwite, ndamubwira wambabariye ukampa imyenda yo kumesa ariko ukangaburira. ntarandeba yera kugenda azamura ku musatsi, arambwira ngo ariko ubundi ubwo niba ari n'igihugu cyagutumye wagibwiye ko jyewe ntahari wambuze, nkuko mwirirwa mutujijisha mwambaye nabi mufite ababatumye. wowe urasa nk'umuntu ufite inzara, ufite ikibazo cy'inzara ushaka ikiraka. ndamubwira wambabariye basi mfukame, ko watwise ukabyara ngubwirwa n'iki ko nabyaye, wowe uranze. ndavuga ntabwo nkuze ariko ndi kubona umeze nk'umubyeyi mugenzi wanjye. iyo nwite ngira inda igera hariya nini pe, nk'iyo umuntu wagezeyo, kandi mboneraho no gushima Imana yuko yampaye urubuto, yampaye umugisha w'urubyaro. ndi mama w'abahungu n'abakobwa. Imana mu bumana bwayo je ntacyo nayivugaho, hari n'abatararubona kandi bafite ubushobozi, bafite n'ibyo kubaha, ariko ndayishima Imana ko yampaye abana. aho yanyuze impabo bana nahanyura impibiryo byo kubaha, kuko ntago yabampaye ngo bicwe n'inzara. iryo sezerano ndarifite ko bazarya. mbonaho no kwihanganisha abatarabasha kubona urubyaro. mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana ibona ibyo twe tutabona, ifite inzira nyinshi ishobora kunyuramo ikakunezeza. nubwo uyu munsi wenda bari kubabara cyangwa bafite ubuzima butari bwiza, hari abarara mu misozi basenga bashaka urubyaro. niba ari ikintu kibaho kiryana nacyo, kubura urubyaro utabuze icyo ubaha, ndabasaba gukomera. ntabwo ndi kureba kuko yenda ntabwo narira amarira nk'ayo barira barubuze, kendizwa nuko nabuze icyo mba, ariko nabo bakarizwa nuko babuze abo babiha. ubu none amarira ufite naterwa? uzi amarira mfite avanzemo n'ibyishimo. uwo narindiwe kirya gihe uyu munsi siwe ndiwe. nagiye kwa Gerard ntagira umwenda wo kwambara, nubwo yenda ntarabona uko nsubirayo ngo ngende nshimira abanyarwanda n'abangiriyeho umugisha. yenda ntabwo ndagaruka i Kigali, ndasubira i Kigali nk'uko nabisabaga, ariko nabyo bizakunda. ariko uyu munsi mfite ibiryo, hari abamfashije ngura ibyo kurya. ni ukuri ntabwo abana banjye bari kuburara pe, byasiba guhoraho yenda, ariko ningira amahirwe nkabona igishoro nzakora kandi babeho. uyu munsi wa none ndambaye, ntabwo nari kubona umwenda wo gusimburanya uwundi, ariko uyu munsi mfite iyi kanzu, mbabara umbwiza ukuri ntabwo nambaye neza. urasa neza ni ukuri ndabishimira Imana. nta kuri Imana itakura umuntu. ntimumbone ndira ngo mwumve ko ndi ndashima, oya. aho iba higejeje ndayishimiye. yenda sindabona aho kuba, ndacyari gushakisha gutyo nyine, ariko uyu munsi navuze ngo ndashima Imana ko mfite ibyo kurya. hari nkibona ibiryo ngusetse
nkibona ibiryo natetse ibiro 2 by'umuceri byananiye kuwupima. muri bangahe? Turi 4. ibiro 2 by'umuceri. Yego. Nayoraga n'intoki mu mufuka. None iwanjye haje umufuka w'umuceri. Ariko mana urasetsa. Nabyo mbivuze narira. Kuko ni ibintu binejesha. Sindi buvuge umwe uruko ariko umuntu wangiriye w'umugisha akampa icyo kurya, kamera abana icyo kurya, ndamushimiye. Imana ibamugisha. Nubwo wenda ntarabasha kujya aho bambonye hose ngo mbivuga aho mereye naha. Nibinkundira ko ngaruka i Kigali nkihagera uzambabarire umvugishe cyangwa nanjye nzakuvugisha nze mvuge ko nageze i Kigali. Ninshobozwa nkabona uko ubundi kintu niba hari ikintu kibaho gisuzuguza abagore. Yego. Nukuba nta kazi ugira, nta kintu cyo gukora ugira. Umukarani, umufundi, umuyede, mwubahira akazi kabo, mbubahira abo bari bo, ariko baranadusuzugura. Bakumva nyine yagufatirana aho ngaho akakubwira ibyo ashaka kuko azi ko nyine nakubwira ibiryo inda abanza kukwereka inda. Hari umuntu wampamagaye, sindi buvuga izina rye, sindi bugire gute, ariko yarambwiye ngo Rebeka ni Karame. Uko mbivuga niko yampamagaye. Rebeka ni Karame. Yego. Ngwino nkugira umugore nkubyaza abandi bana, nturuka i Musanze. Genda umukiga. Ni yego. Yego. Nabonye ikiganiro cyawe. Ni yego. Uraza ntabwo uza. Ujye gukora iki? Njye kuba umugore no kubyara abandi bana. Ndi umugore usuzugura. Ndasuzugura pe, sinkunda umuntu umbwira amafuti. Iyo nza kuba ndindaya nari kugenda nkicuruza, sinari kujya kuri YouTube ngo ngiye gusaba. Uko nagiye kuri YouTube nsaba ni nkuko najya kuri buri rugo nkakomanga ngo wampaye ha kugira ngo ngiye kwiba ngiye no kwandavura. Jewe njya gufata umwanzuro wo kumanga ngo ngiye kureba bari abantu, harimo nabamvuganiye bazi ubuzima ndimo, ntibari bayobeye ko ngiye kuba indaya ntababona uko ndya. Ariko biri iherezo ni Yesu surupfu, igihembo cy'icyaha n'urupfu. Namubaje nise mu bintu wumvise kuri YouTube naba naravuze, wumvise ko nabuze urubyaro, wumvise ko nabuze umugabo, ngo none ninde wagufasha ku bintu by'ubuntu? Utabishoboye ubwo nta bufasha wari ukeneye, ntacyo ushaka gufashwa ngo byihorere. Nimaze rero ntuzongera kumpamagara ngo nguhamagara nkubaze iki. Ngo ntuzongere kumpamagara. Yego. Ntago naguhamagara ntibibuke ko ari wowe umpamagaye. Mu by'ukuri uwo nawe yarakoze inkunga yo kumpamagara, ariko ntacyo yaraje kumbwira. Bivuze ngo yaraje kuguka, yaraje kwitwaza icyari cyo, akitwaza n'ubuzima ndimo, akankoresha ibyo ashaka ejo akanshyira ahagaragara ati dore wa wundi. Satani arakureka ukigaragura, ukigaragura ku byo yakoheje kujyamo wagushyigikiye, ariko iyo ugeze mu byago aca ikomado akicara hasi ati wa mana manuka urebe cya kiremwa cyawe do mubone. Ndore ngo akagushungera ashyira induru ku munwa ati mumubone si bo imwote. Yego. Yigaramiye. Iyo ntakora uburaya ko kuryamana n'umugabo mukabyarana 1 2 3 ntimwasezeranye mu mategeko, ntimwasezeranye imbere y'Imana, ni ukuri mu bamurindaya. Mu Banyarwanda bambabarira imvugo mbivuzemo, jewe nagiye kureba icyiciro cy'ubudehe kuko nyine niwe mukuru w'umuryango, papa w'abana. Gitifu arambwira ati ariko mwatanze mituweli mwaka ushize ngo hoya ngo muri inzererezi nta hantu mubarizwa. Twese uje kureba amafaranga bagushyizeho, systeme mibereho icyo yagushyizemo, icyiciro yagushyizemo urihe? We hari ahantu bakuzi. Genda ubanze wishyura umwaka urangiye ubone. Nubwo ese ngiye nakuraho ubwo bushobozi.
ariko ku ruhande rumwe yashyiragamo na burage ko yari azi ubuzima mbayemo, ari mu bantu bagiye bamfasha, ari mu bantu bansabiye ubufasha, ari mu bantu bagerageje uko bashoboye kugira ngo abana banjye barare bari ndi no kwa muganga nabasize mu rugo, ari mu mubare w'abantu bafasha. Ntabwo abantu bose baseka kubera ko bishimye, nta nubwo abarira bose ariko bababaye. Hari abagore bagira amarira y'ingona, barira kuko bazi ko nyine abagore kenshi turira, mu byiza turira, mu byiza tukarira, abazi ngo nyine amarira kenshi aba ari ay'ukuri. Ariko iyo uri umuhanga uzi kwitegereza umenya amarira ya nyaya yariyo. Umuntu yarambajije ngo ariko ko ufite ibibazo ko tunabizi ubyibushywa n'iki? Niba utarya koko ni iki gituma ubyibuha? Ndamubwira nti rero reka nkubwire, kuki ubundi mwiyumvisha ko umukene wese atamesa, umuntu utarya ananuka? Ubundi igitabo cyanditsemo ibyo bintu mugikurahe cyangwa mubisomahe? Jewe reka n'ubu nikomeze, iyo mfite ibibazo nyine mba mbifite ako kanya mbifite. Niyo nsubiye mu bibazo ubwo mbisubiramo ako kanya. Iyo ntangiye kwibaza ngo baba noneho uyu munsi bararya iki, nkabibona ubwo birangirira aho mbyibukiye. Iyo maze kurya biba birangiye, niyo rwaza rwatwara ibishyitse ndavuga urupfu. Urupfu ruvuze ngo runtunguye maze kurya, rwashaka rukajyana ko rwaba rutwaye ibyuzuye. Naramubwiye ni habaho agahinda k'agasirimu inshuti yanjye, hakabaho n'umubyibuho wa toroma. Nkubwiye ngo ndya saa sita, cyakoze ubu ndimo ndarya saa sita na nijoro, kubera ko nyine ibyo biryo birahari. Mvuze ngo ntabyo, naba ndi umugore w'indashima. Noneho nabyibuhaga abantu bataranabona, niba nabashaga bavuga ngo ndi kubyibuha nta biryo, none uyu munsi nkaba nabonye ibyo kurya, urumva ngomba kubyibuha. Yego. Ariko haburaga agahe gato nkarwaza bwaki, noneho isi kanyota, dore ko iteka ryose umuntu wakubabaje waguhemukiye abagutegeye hahandi uri buse nabi. Yego. Uri bunanirwe gukaraba, uri bunanirwe kwisiga utuvuta, uri mbese hahandi abona ko wanagonatse bati insinzi yanjye nyigezeho. Mugore mukobwa, niba byabaye ibyago ko aka kaguru kukabika byaratunaniye, noneho iyo bigeze ku muntu utanasenga utanazi Imana, kukabika biba inyuma y'isi. Sinzi watubwiye ko umunezero w'umugore uva mu maguru. Reka mvuga icyo kinyarwanda nibwo naba nkivuze nabi mu mbabarira, ariko aka kaguru tukabitse, tukabumba amaguru, tugakumbura amaboko no mu mutwe, twatera imbere. Icyo kintu ariko defo kumva ko umugore unaniwe urugo asambana akarya, iyo nizo kode abagore tugira mu mutwe. Kumva ko umukozi wo mu rugo birukanye mu kazi ajya mu buraya akaba ari bwabaho, icyo nicyo kibazo cy'abagore n'abakobwa. Kubera icyo umugabo atandukana n'umugore ntajye kwicuruza, ahubwo agakora ubuyede, teka ryose iyo umugabo yatandukanye n'umugore atari umugabo biturutseho, umugabo atera imbere. Iyo umugore yatandukanye n'umugabo atari we biturutseho nawe atera imbere. Gutera imbere ni gute? Kumva ko ufite ishema ry'ibyo urimo, ndasenya ariko nsenya nta ruhare nabigizemo, wumva umutima wawe wera. Uyu munsi wa none ngiye natandukanye nawe mpima ibiro 40, hafi 43. Nindamuka ngarutse aha nzazana agafoto ko nicyo nta telefone nari mfite. Nabonye telefone ejo bundi, telefone nsigaye mfite wayibonye pop 20. Ubu nsigaye mfite telefone ni touch, nkoresha urutoki. Kandi pe ntakubeshya mu minsi ashize na gatushi ntayo nagiraga. Ni na telefone nabashije kubona uko umpamagaraho, icyo gihe umpamagara yari y'umuturanyi. Ariko uyu munsi mfite telefone ndanashima. Ibyo nshimira Imana ni byinshi. Naranasutse warebye. Ubu watangiye kuba umuntu konsirimutse kare ndagira ne ntanga. Bavuga ko
umuntu utarakira ku mafaranga aba atarisobanukirwa. reka nkubwire watangiye kwimenya. reka nkubwire njye nica no mu nzu nkarira, no mu nzu iwanjye ndarira. utirizwa n'iki? yego urumva mfite udukariso utumayo twa kera mpima ibiro 40, nawe twumva ukuntu tungana, ariko nari muremure, nubwo nari muto, nari muremure ariko kurenza mfite akajosi kakururutse. ko bikora agira ngo ushaka ko narakururutse. yego ariko mfite utwo tumayo n'ubu ndatureba nkaseka. umubyeyi yatwaye ajya kunsahura umugabo two ntiyamenya aho twari turahari. ariko tugarurire iyo shusho gato, ajya kugusahura byari byagenze gute? rero nifitiye ahantu akazi, nikorera shift y'ijoro. umudamu rwose yifitiye akabari karimo n'akarimantasiyo ukuntu, arazi ibibazo byanjye, arazi story y'urugo rwanjye. arambwira ati rero Rebecca mubyeyi mwiza, ngwino ngenda guha shift y'ijoro, ntabwo wabona ubushobozi bwo gutunga umukozi. bari ku manywa ujya wirwana n'abana, nimugoroba bakingirana, ubasige mu nzu uze mu kazi saa 6 saa 7 uzajya ubutashye. numva ngiriye neza. nari mamaze n'iminsi rero aza imiryango irateraniza kunsaba imbabazi, gira gute ati subirana n'umugabo asanga abana be iki. nuko nayo imaze gutera imbere pe. utu nayo mfite utukoresho rwose, agateleviziyo k'abana, mbasha guhaha umuceri bakarya. yego sinahahiraga rimwe urwo rwego nari nararugeraho, ariko ntago baburaraga. ariko tinya umugabo akamanura na rido y'ibihumbi 2, ariko Mana ishobora byose. reka ubu ndi kubivuga nshize imumu, ntabwo nzahora ndira. reka marange nyaririra mu nzu iwanjye, ningera ahantu hari abantu kirimo n'akabanga, ko sinzajya mpora ndira ngo nzabivemo. jya wiherera uyasohoye. gendarira iyo niherereye ndarira, ko iyo ndize ndaruhuka. umugabo yaraje aza mu rugo arambwira ngo waretse tukabana. ndamurira n'ubwo yakorona, urumva ashyize ubwenge kugiye noneho twubake. ntabwo uzongera kuntesha umutwe ngo nisubiyeho. ariko mushiki we ni umugome, ni umwana mwiza, yatumye mbona abana, ariko ni n'umugome. yanyumvishaga uburyo yaganiriye na musaza we, gusa umuntu arahinduka, sinajya kumucira urubanza. baraza bampa impanuro ati reka umugabo garuke mu rugo. ndamubwira se ubundi urinda uza kunsanga iwanjye, ko iyi nzu nayishyuriye, niba wumva washyize ubwenge kugiye wanjyanye iwawe, genda wishyura inzu nanjye nzi iwawe, ngo twaba dusesaguye. aho twishyurira inzu ahandi ahubwo twayahahisha. ntiweye wa mugabo agarutse ku murongo, noneho ndubatse karabaye. aje azazanye imyenda muri envelope. imyenda yose se wajyanye wayishyize? nzaba njya kuyizana. okay. kuwa mbere, kuwa kabiri, icyumweru, ukwezi, 2. ese ko dukeneye kwishyura inzu, hari inzu bampaye? ko niba hari inzu bampaye baze bananyishyuza. ese nanone biracyameze kwa kundi. abajombyemo ipantaro hagenda we. amara icyumweru atarataha mu rugo, inzu ndayishyura nk'ibisanzwe. arangije aza nijoro, nabwo nsanga yatashye ari mu rugo. ngo se ngo inzu nturayishyura? ni narayishyuye. ngo nubwo nangize ngo nturayishyura ngo tuyishyure. nese ko nayishyuye waretse tukayahahisha. ngo ejo tuzahaha nabi. ariko nkumva ndimo kugenda mpinduka. iyi Mana nayo sinzi ibyayo. wumve ko nari naraboneje kuno abadamu bajya kwa muganga bakabyara agahita babonereza, banshyira ku gapira k'imyaka 3. nkamaze mu mwaka n'amezi 2,
ariko ndanga ngasamiramo ntabizi ntazi ngo byagenze bite. Nkumva ubuzima buri kugenda buhinduka ariko ndaceceka. Wikeye ntise ndeke kuza kujya ku kazi nimugoroba mpahe tunateke ngo akazi se kukakora nijoro ngo niki kikubuza kujyayo. Ni ngaho amafaranga guhaha ngo ndaza kujya kuyazana kuri banki. Okay. Nitekera ibisanzwe muri bwa bushobozi bwanjye ndamugaburira ndiryamira kugira ngo nze kubona uko nigira mu kazi nijoro. Ndabyuka nigira ku kazi nimugoroba ndagaruka musanga ukwezi kurashira. Kwa gatatu ni wari utunze kwa gatatu gushira naragusamyemo nyine. Maze kumenya ko nasamye ndamwicaza namubwira rero mfite inda. Yaranyitegereje arambwa ko mu buzima ni we mugore w'ikigoryi nigize mbona mu buzima. Ese kuba ntwite niho mfite ubugoryi? Nibwo bugoryi wambonyemo? Nticyanga ibigoryi niba ari murarana ntihagire umusaruro uva. Nta mugore muri bari murarana wakubyarira. Uyitwise imucitse arayikuramo ariko genda yitwara nkayibyara. Iyi ni inda ya gatatu. Umwana wa gatatu ngiye kutwita. Mpamvu mbari wa gatatu hari uwapfuye, hari inda yavuyemo nabwo ari we biturutseho. Ariko ibyo ndabibara yarigendeye. Ku munsi w'umuzuko ubwo nibizamuzura iyo Mana ifite imbaraga simbizi. Ariko nuko naruhukire mu mahoro. Yapfuye ntamuzi. Ntaramubona yaratarageza igihe cyo kuvuka. Yavuye mfite inda y'amezi 4. Umusigaho negira mu kazi. Nzi ngo umuntu turaganira ubwo birarangiye amenye ko ntwite birarangiye. Nawe aragenda. Amara icyumweru ataragaruka mu rugo. Ibintu bihari n'abana negira mu kazi nk'ibisanzwe. Uburyo yaje gucurisha imfunguzo sinkuze. Shiti yanjye yamanuye amarido. Yaraje aramanura amarido asasura uburiri yaba n'ubw'abana. Arabutwara. Arimuka. Abaturanyi bo mu gipangu baramase ko muri kwimuka nijoro. Umugore wanjye aratwite. Uyu muryango dufite ni munini ndabivuga nseka kuko kurira narabiretse. Uyu mugore umudamu wanjye aratwite ntago twabyarira mu nzu y'icyumba kimwe na saro. Urumva kurara muri kiriya cyumba abana baryamye muri saro ni kibazo twapanze ko twimuka. Twaranabonye inzu atarabizi ko ndi kwimuka. Atayaduhereze nimero ye tumuhamagare muduhe tuvugane twumve ko ari byo koko. Abahereza ni telefone ngo bitabe kundi mugore cyangwa undi mukobwa bo bakagira ngo ni ngewe. Ni mu mureke yimuke ndi ku kazi ni ntahandaza ni murabana. Uko ni sinari mbizi naje nsanga izo nkuru arizo zihari mu gipangu. Muke naratashye ngeze mu rugo nkinguye mbona abana banjye baryamye ku gisate cy'igitenge birancanga. Ndebye mu nzu mbona nta gateleviziyo k'abana tutebe twantangiye ubuzima nari mfite tumwe tuvamo imisego nta turimo. Ngeze mu cyumba noneho numva ijuru ringuye hejuru fatira ku munwa. Na kera kose naracecekaga nubwo yabaga yazanye abagore mu rugo abo twabanaga mu gipangu. Impamvu mbicamo gutya hari aho byanyuze bamwe barabizi bajyayo barebeho inkuru yose naho nayishyizeyo. Yazanaga abagore mu rugo na iwanjye nawe ubaturanye ati mama Ivan ugende neza harimo umugore mu nzu. Aravuga mwabwira umutima wanjye tuza imahoro neza. Abwira Imana ni Imana ukomeze umutima wanjye ntutume mvuga kuko nari namaze kwakira ko umugabo ufatiwe mu busambanyi n'umugore babana akubita umugore agacikisha indaya agasigara avuga ati yagera kwiremba atashye ntashye wanjye hagira umuntu uvuga kuko atashye wenyine ariko indaya yagiye. Cyangwa yari umugabo ufite ubwenge akagutahana igitenge ati mbabarira nikosa naguyemo ariko aba yagucetse. Nkajya mvuga ariko mu buzima aka kantu akakubona niko gatuma umuntu uturutse haramenya ko ari mama Ivan. Nimvuga bakakangiza ninde uzamenya ko ari ngewe. Fatira ku munwa nk'induru ndaceceka. Nkinjira mu nzu ngasohoka ariko se ninde waguye ko ari indaya
ko ari muri wa mukazi wanjye ari mushiki w'umugabo. Twari tuzi ko ari indaya. Rikada umugabo no kumpemukira gutyo yasohokaga hanze agategereza ngo yumve ko mvuga ijambo na rimwe n'abaturanyi ngo bamenye ibyacu. Rikada mu nshuti zanjye akazenguruka ngo yumve ko hari aho nasohoye n'ijambo shwi. Yazanaga indaya ukaryama n'ukaryama cyane nkareba mu kindi cyumba nawe kandi akajya mu cyumba cyanjye bugacya agere nkabakorera ibyo barya bakagenda nkanabaherekeza. Ageza ku marembo ni kazi keza yatakaza mu rugo kandi tukaryama tukabyara. umutima ufite n'abandi bagore bawugira barahari ubwo bandi barahari mwenda ntimurabamenya ariko ubwo buzima nabo bayemo igihe icyanatumaga yenda ntanabyibuha n'ibyo byose birimo. none se ibyo byabagaho umugabo akaza ntimugirane ibibazo? Njyewe ntongana n'umuntu ndusha imbaraga. Ese ubwo najya kumubaza ibintu niba akankubita akamuza n'ikibambasi sorry. Reka rero nkwibira ibanga. Umugabo ahava akagera ahora ari umugabo. Ibi mwumva ngo twakurira igikwa tugakotera twakurira igikwa tugatanga itafari turi abagore. Okay, reka uko byose kose ibyo tuganiriye umugabo araje twaye ibintu agusize neza urabyiteguye buri ibyo nkubwira buri ariko utwo tuntu tw'utumayo twanjye twa kera yaradusize. Banamushimira ko yasize urwibutso. Yagusigiye? Yansigiye urwibutso rw'utumayo twa kera ubu tutakinkwira. Uzi ko nageze ku rwego njya kujya mu cyaro kujya hariya mu cyaro nagiyeyo kubera ko umudugudu waterateranyije umaze kumenya ibibazo mpuye nabyo bamaye 60,000. Ndarabona inzu nayishyuraga 50. Ninjya kujya mu nzu y'50,000 nkayishyura ejo nzarya iki? Ndavuga reka nyakore moto ikenge mu majyepfo. Inzego z'ibanze zaguhurije zansabiye abaturage ubushobozi nyine ubufasha utanze 100 ndashima n'iryo 100 ryaje ryangiriye umumaro. Uyu munsi ndacyahumeka nshaka no kwihambira Kigali icyo gihe nkaba uyu munsi ntagihumeka. Ni benshi cyane njya kumahumba ngo baguye mu ngo z'abantu bagiye gusamba nayo bavuga sinaraye numvise amakuru ngo hari umugabo wishe umugore umwana w'umukobwa w'imyaka 20 akaba asize n'uruhinja rw'amezi 3 bazize ko yagiye kuryamana nawe iryo joro amafaranga bumvikanye ariko umugabo ngo bumvikana ko azayamuhejo birangira mwishe ngo amubwiye ati ntago turi burarane utampaye amafaranga nifitiye ikibazo niba utayamaye sohoka wigendere ndataho kujya musohoka ndakwica. Ntiyamwishe. Ibyo byose rero nagiye nirinda izo mpamvu zose ushobora kunturukaho zikanyangiriza izina. Nshima Imana ko kuva mvuye mu nda ya mama kugeza aya masasi ndangwe inzoga ngo zinkoreshe. Nizo nkeya zidakoresha abantu ntazo ndanywa. Ibyo nywa byanjye ni igikoma nkonsa abana banjye, ibyo nywa byanjye ni mukaru, ibyo nywa byanjye ubwo nasohotse wenda wanjyanye nko kunywa hano ni fanta ni ji ubukwe n'abanata asugomerwa gutaha ubukwe ryari. Reka ndeke kubeshya abanyarwanda. Ninde wantumira se ko ntari mu rwego rw'abantu bakora ubukwe sindakora ubukwe. Nta bakobwa b'urubyiruko nagiranye nabo ubushuti ngo ndataha ubukwe bwabo. Nta nubwo ndambara umukenyero ngo njye gutaha ubukwe bw'umuntu wantumiye. Naho nagerageje kubutaha batuhaye invitation y'urugo iryo joro naraye ndira kubw'agahinda bucya nabyimbye ndakakara utananywa n'amazi ndeba kumanagira neza. Rero uyu munsi ndashima Imana. Hari umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ko mbona uramutse ubonye umwenda wa kwambara ukaberwa wazajya ukabaza ikanzu ya make itarengeje 15,000. Tavuga nti none ngiye kwambara umwenda wa 15 n'ibibazo nari ndimo. Umwenda w'ibihumbi 15 wumva wakuciye igikuba none ko ntawo nagiraga. Impamvu nakubwira turatuntu ngutumayo nageze ku rwego utwo twabaye n'utwari umweru twabaye kaki kuko twageze ubwo dusaza turenga no gusaza ariko ubushobozi bwo gufata 2,500 ngo ngure mayo birananira. Abasilamu iyo agiye kuguha umwenda w'umudamu
aguha mwitero wo mu mutwe, akaguha ikanzu, akaguha n'isurujipe. Aguha mbese umwambaro wuzuye. Wuzuye ariko utarimo mayo. Nagendaga n'ikibuno nta mayo, nambaye n'isurujipe gusa. Ibivuga ni ukuri. Mbura ubugingo bwanjye kuko nibwo mparanira izira ndahiro zo ngubura abana banjye ngo ndakaje mparanira ubuzima bwanjye, ubugingo bwanjye bwonyine. Iyo ngiye kurahira iyo ndahiro mba mvuga ukuri. Njyewe mayo mbonye mayo ari uko mvuye ku kiganiro kwa Gerard. Nzifite ari 5 naraziguze, narayigomye, imaye imwe igura 2500, ubu nanjye nambaye mayo. Kandi imbere ntazo nagiraga, ntago ari bimwe bya YouTube byo kuvuga ngo ndabivuga ngo bimarire iki. Nubwo wagera ku mwana wanjye yakubwira ko nyina nta kariso yagiraga. Ngira isurujipe ebyiri, abazimpaye nabo barabizi. Kandi ikiganiro bazakibona, bazambabarira bandike muri comment, ntacyo bazabansebejeho. Uzi ko yampaye umwenda akayimpana n'isurujipe, nize ebyiri nagiraga. Ariko ubu ndashima Imana ndi umugore wambara nkikwiza. Umuntu yarambwiye ati uzambabarire, nabonye mbona wambaye neza waberwa, uzashaka ikanzu itarengeje 15, nibwo bushobozi bwanjye. Biri muri iyi ngiyi nambaye, iyi niyo banguriye, mfite n'iyindi nzambara ngarutse. Ndashima Imana muri make. Ikinyicaje aha si ukugaruka kurira. Yego yenda se ko impamvu ntari kurira si uko byakemutse byose. N'ubundi bibaza ukuntu umwana wanjye azajya ku ishuri bikancanga. Ndashaka kugaruka i Kigali nkuko nabisabye, sindabona ubushobozi bwo kwishyura inzu i Kigali. Nabajije abantu bari i Kigali barambwira ngo inzu ya make ni 60-70 y'icyumba na saro. Yenda sinajya kujya mu mujyi nyirizina, najya mu nkengero aho naboniye 40 cyangwa 50 nta wamenya. Ariko inzu urumva ziri hejuru, kubona ubushobozi bwo kwishyura iyo nzu ntabwo mfite. N'ubu ngubu nubwo ibyo bintu byabonetse, ndi mu icumbi aho umukecuru yaneje inzu nabagamo njya kwa Gerard. Siyo nkirimo uyu munsi, nayisohotsemo ku itariki 5 z'ukwezi kurangiye kwa 7. Mu by'ukuri naho kuba ntaho ndabona, n'icyo gukora sindakibona. Ariko naduke mbonye tuvuyemo ibyo kurya uyu munsi, nkaba nishimye, ndadushimira Imana, nshimira n'abantu. Kandi nukuri aho mwakuye, Imana izabasubirizeyo kandi bakubira inshuro ndwi. Ningira amahirwe nkabona umwana wanjye, bana banjye 2 bageneye kujya ku ishuri. Ariko materineri ntiwabona materineri ni munsi y'60,000. Ayo mafaranga nayakura he? Kandi ntago wajyana umwana ku ishuri muri leta atarabanje kwiga materineri. Reka twizere ko ibyo byose ni nabonye na matora. Ninabyibagiwe, nsigaye ndyama no kuri matora. Nyifite rimwe nyirara naho n'abana banjye tukanyurwa, aho nararaga nicaye mu ngo n'abana banyegamyeho nta kintu mfite cyo kuryamira. Nukuri mfite matera, ndi kuryama kuri matera uyu munsi. Iyakoze biriya nukuri n'ibindi zabikora. Niyo mpamvu ndeba nta marira, naho narize nyine mu bifate gutyo, ndishimye muri make. Nta mpamvu yo guhora turira, tujye tugira n'amashimwe, dushime. Yego ibyiza tubishime n'ibibi tubinenga, ariko ntago mpamvu yo guhora tunenga, guhora turira, byibura tunaseke. Ariko hari akantu ushaka kwibutsa abadamu muri rusange. Wikumva ko umugabo ari byose byawe, ni byose byawe kuko mukundana, ni byose byawe kuko mujya mu mujyo umwe, muri mu rugendo rumwe. Ariko iyo hajemo gutya, umwe ashaka guca undi agaca, mutandukane hatari icundi, umuntu umwe atari icundi. Mutandukanye ugifite ubwonko bwo gutekereza kugira ngo ubashe kwita no ku bana bawe, kuko abana ni abawe wa mudamu we, n'abawe wa mugore we, n'abawe ntago ari ab'umugabo mu izina, kuko nta mugore ubyara, dusohoza inshingano twahawe. Ariko abana n'ab'umugore. Niba ubona nta herezo, wibitindamo nkuko nabitinzemo, izi ngaruka zose nizuko nabitinzemo. Gerageza ufate imyanzuro, ugerageze wumve ko nyine utamufite wabaho. Numara kumva ko utamufite wabaho, uzabasha gukora, ubashe kugira aho uvubone naho ujya. Ikindi ntuzumve ko amaguru ari yazagutunga. Senga Imana yonyine yaguhaye ubuzima. Ntabwo ibuguha ngo ikundi kwice nabi, irakureka ibyo bibi bikakugeraho ngo irebe uko witwara. Ariko ntabwo ibigukuyeho amaboko. Nawe ngo napimaga ibiro 40, ndimo ndapima 105. Nta kitambo natambye, byashatse kuza biraza kuko Imana yabigize mu ruhare.
mugire gufata imyanzuro mizima kandi mwirinde kubwira abana niba umwana akoze ikosa uri uwaso, ibyo bintu bikomeretsa abana. Njye nabwiraga abana ubundi se nicyo cyava kwa runaka kizima, ariko aho umuhungu wanjye yambwiye ngo ariko ma ko nitwa Ivani nitwa runaka, ntabwo nshaka kumuvuga amazina, njye nitiranwa na papa, wagiye undeka kumbwira ayo magambo. Kandi koko ndebye nsanga umwana wanjye agakura akuze umutwe nta mubiri, kandi bafite umubiri wo kubyibuha. Nkibaza ngo nzabima ibyo kurya nabibuze, mbime n'umutima mwiza kandi nkufite, ubime n'amahoro, mbime n'amahoro kandi nakabaye nyabaha nyafitiye uburenganzira. Kuva ubwo nakisubiraho nkasanga ndi guhohotera abana banjye. Ubu n'abana bashima Imana. Nzafotora agafoto ubutaha nkazane mbereka abana banjye bashima Imana, n'abakobwa babiri beza, umuhungu mwiza, ubwo ndabafite iyerekwa tambutse, n'abanyoko bukwe mwiza, yego. Kandi n'ukuri ndabashimira, mwakoze, nawe wakoze ko mu mwanya tukaganira, nyine ko mu mwanya tukaganira ndabohoka, nkumva ameze neza. Ubu nkagera mu rugo ndaryama nsinzire nizigure. Wakoze ku mwanya duhaye hano kuri Be-Light, ngo abakunzi ba Be-Light mumubere urumuri nawe ababere itabaza, ubundi twese dusunikane kuzageza umunsi w'imperuka. Amen. Mwakoze cyane. Nimero zawe za telefone? Nimero yanjye ya telefone nshobora kubonekaho ni 0785 32 31 22. 0785 32 31 22. Amazina ni Niyomufasha Rebecca, ni nayo abaruyeho. Wakoze cyane ku mwanya duhaye. Mwakoze namwe.